baguhe serivisi ugatangira ukiciraguraho ukishimagura ukikwataga ukica ibisebe ngo batanga serivisi mbi ngo n'ubundi turabazi byagenze gutya ugatangira gutukana barangiza kubw'ikinyabupfura gikeya cyawe bakaba baragukuye ataratukanye ubundi bakawukatira ugukwiye ubwo se si wizize muvandi si wizize urizize pe uteka imana bane namwe reka shari n'ibindi byinshi cyane biremereye n'ubugome kuko akubesheye ukumva wahita utera hejuru ugasabaganwa warangiza ugasabagira koko ukumva uri kuribwaribwa bikakurya ukumva washaka kuvuga kandi abenshi birangira banavuze aho niko kwihangana kwanyu gukenewe aho ngaho niho intsinzi yawe iri niwihangana rero bizagenda neza ukumva wakwirwanirira reka kwirwanirira kishoza biba byanze igihe umutima wanze igihe umutwe wawe ukunaniye gutekereza aho ngaho Yesu Kristo ajye akubanira ubundi agufashe kugira ngo bigende neza usanga abantu benshi barataye umutwe bitewe no kunanirwa kwihangana usanga abantu benshi byaranze bitewe no kunanirwa kwihangana usanga abantu benshi imigisha ibacika bitewe no kunanirwa kwihangana usanga abantu benshi icyo Imana yabavuzeho bitarakunze bitewe no kunanirwa kwihangana usanga abantu benshi bacika intege bitewe no kunanirwa kwihangana uragira ngo icyo Imana yakuvuzeho kizakugeraho gite mu Kristo umuvandimwe bwe mwamaze gukora subscribe y'umutima channel ngiye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana witeka komeze abane namwe abarinde kandi abarebe icyoroshe muri aya masaha aho muherereye hose aho bwije aho bukeye burasirazuba burengera bwaryo majyaruguru ndetse n'amajyepfo y'isi mwese ndabasuhuje reka dutangire dusenga ubundi witeka Imana abane natwe Yesu Kristo urahambaye rebera hose icyarimwe turakwinginze ngo udufashe muri isengesho abari kubana natwe ndetse n'abari budukurikire bose baronke umugisha babone ibibatunga muri ubu butumwa Imana ikomeye cyane byose warabikoze dore isi yose n'ukuri irababaye benshi bahangayitse ndetse natwe turimo n'abandi benshi bagiye batandukanye turagushimira kuko byumvise ijambo ryawe rero Kristo ugiye kutugaburira irice mu gutwi ngo rihinduke mu kundi ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu turagushimiye izina rya Yesu Kristo umwami wacu amina twese rero witeka Imana ashimwe kuko yabashije kukuramutsa ukaba waramutse uri muzima nawe ukaba wiriwe uri muzima aho uherereye aho hose ndabashimiye cyane Yesu rero ahabwa icyubahiro ubundi ibye bikomeze kugenda bikura bigende bibyimba bigende bitwungura ibyiza uko bwije rero nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana muri bimenyere cyane tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane ijambo ryiza kandi abantu benshi badaheza agaciro ijambo bita kwihangana ni iki iyo wihanganye bigenda bite iyo utihanganye se byo bigenda bite witeka Imana abumve witeka Imana babe hafi hari benshi bihise bitera ikibazo mu mutima ese iyo uhuye n'ikibazo wihangana gute iyo uhuye n'ibikugerageza n'ibikugora ese urihangana ubigenza ute ubicamo ute ubinyuramo ute witeka Imana guhereza ubwenge bwo kunyura mu bikugerageza ukagerageza kandi no kubyihanganira ukabasha kwihangana ukageza aho witeka kubwira uti ngaho rero umwana wanjye iyi ni isaha yawe ndagusubije ikigeragezo iyo kije ukinyuramo gute bigenda bite Yesu akomeze abane natwe atwumvire ibyifuzo kandi abane natwe mu gihe cy'amage mu gihe gushishoza biba byanze igihe umutima wanze igihe umutwe wawe ukunaniye gutekereza aho ngaho Yesu Kristo ajye akubanira
ubundi agufashe kugira ngo bigende neza. Usanga abantu benshi barataye umutwe bitewe no kunanirwa kwihangana. Usanga abantu benshi byaranze bitewe no kunanirwa kwihangana. Usanga abantu benshi imigisha ibacika bitewe no kunanirwa kwihangana. Usanga abantu benshi icyo Imana bavuzeho bitarakunze bitewe no kunanirwa kwihangana. Usanga abantu benshi bacika intege bitewe no kunanirwa kwihangana. Yesu aragira ngo icyo Imana yakuvuzeho kizakugeraho gite mukristo muvandimwe, niwihangana bizakunda. Reka dufate urugero, umurobyi iyo agiye kuroba ifi cyangwa se ahagaze hafi y'inyanja cyangwa se hafi y'ikiyaga cyangwa hafi y'amazi ndetse cyangwa se hafi y'uruzi cyangwa se hafi bya byita ngo iki barobiramo bakora bitari ibiyaga bitari n'inyanja, hafi y'uruyu sinzi uko babyita, ariko hari abantu bakora ibintu bimeze nk'ibitega runaka hafi y'amago bigiye bitandukanye. Ubundi niba ari uruzi, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo mbyibuka neza, ariko hari uburyo bacukura barangiza bagashyiramo amazi menshi, bagashyiramo amafi cyangwa se bagashyiramo imiti, bagashyiramo imbuto kugira ngo bazajye baroba. Ni ukuvuga ngo rero umurobyi iyo ageze hafi y'inyanja cyangwa se hafi y'aho agiye kurobera akajugunyamo ka gati cyangwa se akajugunyamo ururobo, bigenda bite? Arategereza akihangana, ntabwo abwira ifi ngo nahageze, ngo ngwino ihute, dore ntegereje kukuroba, ufate ubundi ngende ujyane. Oya, arihangana agategereza, ubundi ifi ikaza. Yitaje bigenda bite? Hatahamara amasa. Twibuke neza Petero na Yohana ndetse na Yakobo, hahandi bari baraye ijoro ryose bararikesha, bari mu mazi, bari mu bwato, ndetse byanze kuko biranga neza amasaha arakura, saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa yine, saa tanu, saa sita, saa saba, amasaha y'ijoro barinda bakesha, bagera mu rukerera batarafata n'ifi n'imwe. Ariko kwihangana kwabo, barihanganye, barategereza, barakomeza, barahatiriza mu kwihangana no kwizera. Nuko Yesu abaratambutse, abarabarebye, arabitegereza, arababwira ati bimeze bite? Nuko baramusubiza bati databuja, dore twukesheje ijoro, twaraye ijoro ryose, ariko n'isaha nta kintu na kimwe twari twabona. Nuko Yesu arababwira bati mumanure inshundura zanyu, ubundi murebe ibitangaza uburyo biri mukoreke. Nuko babikora gutyo mu kwizera kwinshi cyane no kwihangana bari bamaranye iryo joro ryose. Barazimanura, ubundi babona amafi menshi cyane, barayabona, yewe barayiyama. Nuko Yesu abakora icyo gitangaza. Nawe uyu munsi wa none umwami Yesu yawukora igitangaza, niwihangana. Ibyo Imana yakuvuzeho ushobora gusura none ahangaha, isezerano ryawe ushobora kugira none ahangaha bigakunda. Ese ufite kwihangana kungana iki? Ese urihanganye mu kugerageza uyu munsi wa none? Ese ntabwo ushobora kuba uri mu rugendo, bakubwiye bati uyu munsi wa none turaguhereza poromosiyo, ariko biragusaba gutegereza amezi 3 turebe imbaraga uri gushyira mu kazi kawe. Uyu munsi wa none turebe ko iyo poromosiyo ikwiye, ugakora, ariko mugenzi wawe yakureba nabi gatoya, yagusopanyirizamo gatoya, bitewe n'uko burya iyo umuntu bamugiriye icyizere bakamuzamura mu ntera, cyangwa se bakamuhereza icyizere bakavuga bati nyuma y'igihe runaka uri mu igeragezwa, umwana Satani arabyuka cyane. Rero yamara kubyuka akataka abavandimwe, inshuti n'abaturanyi, abo mukorana bose, ati bagiye kukizambara none ntabwo tuzagikira. Ubundi imitego igatangira aho ngaho, umwana Satani akabyura umugara, akazura umugara koko akawuzura, yarangiza akagusopanyiriza hirya no hino. Wari inshuti yawe akaba umwanzi wawe, wari umukoresha wawe wa hafi, ni ukuri bikaba ikibazo. Abantu benshi bikabacanga kubera wowe, kubera ko wari ugiye kuzamuka mu ntera. Yewe bosi wawe akakwishimira, ariko umukoresha wa direct manager wawe cyangwa se undi kavuga bati n'ubundi kigiye kuzamuka, kigiye kunsiga. Aho
ubundi bakakugira amashari bikaba bibi cyane. Ese aho ngaho byitwaramo gute? Bigenda ute iyo wageze mu byiza wiringiye ko umutima wawe ugiye kugubwa neza, ubundi bagatangira kubigukuramo? Aho niho kwihangana kwawe gukenewe. Ihangane rero binyuremo, niba kurega ugende wiregura uvuga uti databuja ndarengana, tanye ingingo nyinshi zikurenganura, ubundi wisubire mu kazi kawe, utuze ugende uko imbaraga zawe zingana, utegereze icyo Uwiteka Imana yakuvuzeho. Kuko burya umunyabugingo ahura n'imiyaga myinshi, ahura n'imiraba myinshi, ahura n'ibintu byinshi cyane, kandi burya nta nubwo ushobora kugera ku kintu utavunitse, utawe n'imitego, utawe n'umwanzi Satani kugira ngo akugerageze. Arakugerageza cyane kandi kagucanga koko, kagukinamo agapira, yarangiza kakujugunyanga hasi no hejuru, kakubwira uti ndagufashe, ndakubonye. Ariko Uwiteka Imana kaguhagararaho kuko kwizera kwawe gukunda. Kaneza iyo hari umuntu ugushinjije ibinyoma bigenda bite? Umutima wawe wita wihutira hejuru, ukazana uburakari bwinshi cyane n'umujinya n'ishari n'ibindi byinshi cyane biremereye n'ubugome kwakubesheye. Ukumva wahita utera hejuru ugasabaganwa, warangiza ugasabagira koko, ukumva uri kuribwaribwa bikakurya, ukumva washaka kuvuga, kandi abenshi birangira banavuze. Aho niko kwihangana kwanyu ukenewe, aho ngaho niho intsinzi yawe iri. Niwihangana rero bizagenda neza, ukumva wakwirwanirira. Reka kwirwanirira. Iyo bagushinja ibinyoma, Yesu Kristo bamushinjije ibinyoma, arihangana, agira n'aho abambwa, arapfa, aradupfira. Ubundi ingororano yabaye iki? Nuko yasubiye kwa Data mu ijuru, bakaba yicaye iburyo bwe. Ibyo byarakunze. Nawe umunsi wano bishobora kubaho, ubundi ukazahabwa ingororano nziza cyane. Uwiteka Imana akomeza abane namwe. Nukuri iyo wihanganye bigenda neza, iyo wihanganye urasarura imbuto z'umugisha, ubundi umuryango wawe, abawe kagenda neza. Iyo umwana agiye ku ishuri akiva mu rugo aribwo bwa mbere ku myaka 4-5, ese mwamwibaza yuko azarangiza materineri, akarangiza pirimeri, akarangiza segonderi, akarangiza kaminuza, akitwa umustajeri, akitwa umunyakazi, akitwa umukozi, akitwa umubyeyi, akagira urugo? Umubyeyi wabyaye adafite kwihangana, ibyo byose yabinyuramo. Niba rero ibyo byose ushobora kubyihanganira, kubera iki unaniwe kwihanganira akantu gatoya kari gutware nibura amasaha 28 kugira ngo ugere ku ntsinzi? Barakubwiye bati ihangane, ni ukuri imbere yawe hari abantu 5 gusa kugira ngo ugerweho baguhe serivisi. Ugatangira ukiciraguraho, ukishimagura, ukikwatagura, ukica ibisebe. Ngo batanga serivisi mbi, ngo n'ubundi turabazi zagenze gutya, ugatangira gutukana. Barangiza kubw'ikinyabupfura gikeya cyawe bakaba baragukuruye hataratukanye, ubundi bakawukatira ugukwiye. Se si wizize muvandi, si wizize, urizize pe. Uwiteka Imana abane namwe. Reka twihutire muri Bibiliya hagana mu Mubwiriza igice cya 7 umurongo waho wa 7 ndetse n'uwa 8, hadusobanurire neza uburyo kwihangana ari ikintu cy'ingenzi cyane. Uwiteka Imana abane namwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Wibuke gukora subscribe. Iyi ni Mutima Channel, njye namaze kwitaba Imana kandi nitwa Jean Marie. Nunyarukira kuri Facebook page yacu, nasanga twitwa Muzamundi Jean Marie Vianney. Ubundi nyaboneka ntugire udakoze follow, kora follow none ahanga kugira ngo ibintu byose bigenda neza. Uzajya ubona notification cyose dushizeho update yako kanya. Nitwa Jean Marie, nitwa Mutima Channel. Kora uko ushoboye udukurikire ku mbuga nkoranyambaga zose zishoboka, YouTube channel, Facebook ndetse n'ahandi turahari, Instagram naho turahari. Aho hose wadusanga. Ijambo ry'Imana ritangirwa ubuntu, kandi nawe birashoboka. Gakiza gatangirwa ubuntu, gasaba ngo wihangane, ubundi uzagere ku masezerano yawe. Ndagukunda cyane. Hano Mubwiriza igice cya 7 umurongo waho wa 7 kugera ku murongo wa 8, ngo ni ukuri agahato
ngahindura umunyabwenge umupfapfa, kandi impongano zica ubwenge. Kuri umunyabwenge agira ute? Aricwa. Yicwa n'iki? N'impongano. Kandi ngo ni ukuri wagahato ugahindura umunyabwenge umupfapfa, nawe urabyumva uko ababonetse. Uwiteka Imana akomeze abumvira ibyifuzo. Dukomeza rero ku murongo wa 8 haragira ati iherezo ry'ikintu riruta intangiriro yacyo. Uwo mutima wihangana uruta umutima w'ubwibone. Umutima wihangana uruta umutima w'ubwibone. Ndakubwiza ukuri, iyo bakubwiye bati kanaka yagushinjije ibinyoma cyangwa se bakureze, wowe ukareba ugasanga barimo baragushinja ibinyoma, ugasanga umutima wawe biranze, nutagira ijwi rikubwira ngo ihangane, uzatsindwa kandi uzakatirwa urugukwiye bitewe n'uko wanze kwihangana. Uwiteka Imana nawe azagukura amaboko, kuko iyi ni impuzi irimo irakubwira ngo ugomba kwihangana uko bwira uko bwije, kuko uburyo wihanganye nta kabuza usarura imbuto nzima. Umutima wihangana uruta umutima w'ubwibone. Komeza umurongo wa 9 ngo ntukihutire kurakara mu mutima, kuko uburakari buba umutima w'umupfapfa. Aka kanya rero niba bagushinjije ibinyoma, nicyo kintu turi bugaruke cyane, ujye ureka kwitira kurakara, kuko burya iyo urakaye ako kanya wese winduka umupfapfa. Abantu benshi rero tuba bapfapfa igihe tutabashije kwihangana mu gihe ibintu bitugoye, igihe tugeze kwa muganga tugasanga abantu benshi bagiye batandukanye barahari n'abadutanze, twarangiza tukikubita mu gatuza ngo hano batanga serivisi mbi, kandi hari abahamaze amasaha 8 bari bategereje serivisi. Muganga nawe ntacyo atakoze, arategereje. Ni ukuri kugira ngo abarwayi barangire ngo nawe bakugereho. Ni ukuri nta n'ubwo uzi n'ikiyamugize busy, wenda ari kurwana n'izindi ntere n'abandi bantu barenze cyane, ariko wowe uti batanga serivisi mbi, ugatangira gutongana, ugatangira gutukana, ugatangira usa naho wivumbura bagutanze serivisi mbi kuri wowe, ugatangira kuvuga uti muzi icyo ndi cyo, ugatangira kuvuga uti ngewe ndi kanaka, ndi runaka, ndi uyu n'uyu, ndakomeye, mumere serivisi, ugatangira guhika abantu, ugatangira gushaka ngo bakurobanure ku butoni. Kwihangana kwawe kuri hehe? Kwihangana kwawe kuri he? Si kwa muganga gusa, n'ahandi henshi birahaba. Ni ukuri ugasanga ahantu wirirwa hirirwa intonganya zigiye zitandukanye, kwihangana bikakunanira, nawe ukajya muri zo ntonganya, ugatangira ukanegura abandi, ugatangira ni ukuri ukaba umwana mubi cyane muri sosiyete utuyemo, ukaba umuntu mubi pe. Kwihangana kwawe kuri hehe? Gushimire Uwiteka Imana komeze abane namwe. Twihangana bizagenda neza. Niwihangana ikimana kuvuzeho uzakibona. Niwihangana uzasarura ibyeze. Niwihangana ni ukuri urugendo rwawe uzarusoza amahoro. Niwihangana uzarera abana bawe bakure baba abagabo n'abagore bashimwa n'Uwiteka Imana. Niwihangana uzabona agakiza. Niwihangana ingorane uzayibona. Niwihangana uzagira mu ijuru amahoro. Niwihangana ubugingo uzabubona. Umutima utihangana umutima w'umupfapfa, niko Bibiliya itubwiye. Twihangane rero kugira bigende neza. Yesu Kristo yari yihanganye, arabambwa, arapfa, ubundi uyu munsi wa none niyo mpamvu twihana bikagenda neza, tukabona naho twirukira tugiye gusenga Uwiteka, ko burya ntabwo hakabaye hariho icyo cyizere n'uwo mutima byakabaye biva hehe? Ni ku Mana Data rero bituruka ahandi. Reka rero tugire umutima wo kwihangana. Njye nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Ni umutima channel. Niba wa rero turakora subscribe waratinze, kandi kukanya kugira ngo uyikore bara natwe tuke nuko bwije Uwiteka azakugira neza. Reka dusenge. Yesu Kristo urakoze cyane, tubashe kubona uko kwihangana byatugirira akamaro. Isezerano waduhaye ni ukuri nta kabuza rizatugeraho. Umurobyi ntabwo ashobora gutegeka ifi ngo ngwino nkurobe, ahubwo arihangana agategereza. Iyo bitagenze gutyo aragutakambira, akagusenga, ndetse akihangana, ubundi bigakunda. Hereza umugisha umuntu wese wadukurikiye, umuntu wese ugize icyo akura muri iri sengesho, muri ijambo ryawe. Ndagushimiye Yesu Kristo,
izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ciao ciao, nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana.